Condamné au premier degré à la servitude pénale à perpétuité, soit la prison à vie pour trahison, le prévenu colonel Maureen Tagezoa Ruterera a vu sa peine être réduite au degré d'appel. L'appel du prévenu Mauro Tagezoa Ruterera. Telefone menshi abanyamurenge basazi nagambaniye Ruterera ndaza kubakorera space yo kubasabira imbabazi akindi nokora jewe banyita Shinga Alexis nakunze kunyita Patriote ndi umuheto cyangwa umugiranka papa yitwa Alexandre kurakitwa Mfizi Mataratara iwacu mu Minembwe kuri Murizo abo mwitwa abanyavishi babazigura muri Amerika muri Ohio adresse uyitange neza baze banyice nshatse mu bagorora nibo badatabuke okay Arikindi jewe maze imyaka 10 hano muri Amerika asetse bako barampamagara bakanyandika ndabwira toke muranzi Patriote mukanya ndabakorera space ira verte 4 verte mbabwire kandi ico nkora ndabasabira jewe ntushobora kunceceka kidishoboka uzoshaka izindi nzira ucamo kugira ngo ndeke kuvuga ibidahuye n'ivyo we uvuga uzoguhangana nawe kugeze muri isi jewe iyo umuntu ambarabitse hangana nawe mpaka Yes, kuko muzumva rero uyu nishinga umwe mu bagambaniye afande bivuga ko ari we wagambaniye afande Colonel Ruterera. Reka tuze gukurikirana amakuru yose ko byifashe. Yes, gitondo cyiza nshuti bavandimwe ku Gaturo TV tubaha ikaze mu mwanya wacu w'amakuru n'umunsi wa none turi ku itariki 17 z'ukwezi kwa gatandatu 2026. Uyu munsi wa none nk'uko bisanzwe ntabwo nije nyine muri studio turi kumwe n'abagenzi banje, reka tuze kubaheza inkuru irambuye, inkuru y'akababaro, inkuru ishenguye imitima ya benshi. Turi kumwe n'abagenzi bacu kugira ngo ikiganiro gitoya aho turi kumwe no ku Gatero TV hano n'umutumirwa wacu uri mu gihugu cy'Ubugande. Turabashuje bavandimwe, amahoro turashima Imana, Turakumva neza cyane. mukomere cyane. Turashima no kwihanganisha umuryango wa afande, ariko muri rusange turakomeye twe twibazima. Sibyo nyine byo turi kumva ibibazo abanyamurenge bahuye nazo dukomeza kubihanganisha murakoze. So kuga amakuru yumvishije ya Colonel Ruterera kuba ya mu minsi yashize hari amakuru y'uko yari yarafashwe akirwa urubanza. Amakuru yari yakiriye urubanza bari bamukatiye mbere yarakatiwe imyaka donc yarakatiwe urupfu imyaka yo guherayo. yari yakatiwe burundu kuzarangiriza muri prison burundu. Yes, aza kujurira agira amahirwe yo mukatira imyaka 10 no kujurira abonye nta mpamvu yo gukatira burundu ko icana ta fact yari hari garagaza icyaha yararegwa bamukatira imyaka 10 usuko yogwera amaze imyaka 7 asigaye imyaka 3 akaba arangije igihano cye agataha. Make nuko nguko ariko birababaje kuba imyaka 3 yari isigaye tutazongera kumubona ni agahinda cyane. Ubundi Colonel Ruterera urebye nikiye ko aregwa we nimba hari amakuru wawe bifiteho. Amakuru ahari bamureze byinshi mu rukiko, numva mu rukiko yo bari kurega ariko ntabwo narukurikiranye rwose, ariko iyo umushinjacyaha ari imbere y'urukiko ari igihe azana ibintu kugira ngo bashe kwemeza umuntu icyaha, urumva mu rukiko bari nka competition n'uwiregura nawe yiregura kuko nta cyaha ariko icyaha yararegwa cyane ari mu yarashikiye inyeshamba cyangwa iyo bita inyeshamba za kwigwaneho donc afite umuntu afite collaboration mu Rwanda kuko n'icyaha abatutsi benshi bari kurega muri iki abasirikare abatutsi benshi bakunda kuregwa cyane muri minsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nawe nico cyaha yarazwi n'abandi bose ariko aza gukiburana
ingaruka itari cyamuhamye cyane bizaba muri rwose ntabwo yari bihamye nuko kumukatira imyaka 10 yasigaranye 3 ngo birumvikana leta ya Kongo yaduhekuye. So leta ya Kongo iraduhekuye bitewe n'ijambo isuvuga hari na message yasingiraho banyandikira gate ndagira ngo ushobora ko mwana yibonye muri no minsi ishize urukiko rwa gisirikare Kinshasa ruherutse gusohora Colonel Ruda bamubaza amagambo menshi ariko reka mbabwire abiri. Ese waba uzi Colonel Makanika? Arabasubiza ati ndamuzi kandi ni mwe mwamwishe. Icya kabiri ati uremera ko twirwaneho ari abanzi b'igihugu? Arahakana ati ntabwo twirwaneho ari abanzi b'igihugu ahubwo abanzi b'igihugu imayi iri gukorera abanyamurenge jenoside. Aya magambo sinzi wayanditse sinzavuye sinzi ariko uko muyumva ni message yaje muri ubu buryo. Aya magambo bivuga ko Colonel Ruterera bamushoye mu minsi yashize bamubaza nyine aya magambo kubisa muri ubu buryo. Mwe murabyumva gute kugatera network imeze nanjye ntabwo ndi kumva neza ariko mukomeze nta kibazo. Yes, kugatorero. Yes, ndakumva neza. Ni ukuvuga ko iyi nkuru twayakiriye ariko tutarayakira, ni ukuvuga ko ni inkuru y'akababaro cyane kandi ababikora aya mabi ni leta yacu, leta ya Kongo. Iyo twita ngo ni leta yacu ikora aya mabi, ni ukuvuga ko uyu afande wapfuye azize uko asa, nta kindi kintu cyamwishe, azize gusa uko ari umunyamurenge. Bamufata yari umuntu muzima, mwamubonye arazira gusa ko ari umunyamurenge cyangwa se ko ari umututsi muri rusange. Iyo bakubona ufite izuru rigororotse nicyo kintu cya mbere bakuziza, nta kindi kintu bamuziza, kandi babonaga yuko iyo myaka 3 yari igiye kurangira. Yes, nayumvise. Message urayumva ukuntu imeze ati bamubajije amagambo abiri ndayagusomeye. Urayumva gute ayo magambo yuko yabazi Makanika? Sinzi kumva neza ariko sinzi no bitari no shutanga usoma ibibazo binka bibiri sindushe neza sorry internet wakomeza ukabuza kukorosera mu kibazo. Se wabuzi Colonel Makanika ngo arabasubiza ndamuzi kandi ngo nibwo bwamwishe. Uri kuyumva neza? Anakumva waruze ndakubwira ngo se wabuzi Colonel Makanika ngo aramusubiza ati ndamuzi kandi ngo nibwo bwamwishe. Iryo jambo yabasubije. Babwire mugire indi jambo rya kabiri. Gakijewe icyambere kavuye kuri ibyo bintu by'ibazo baramusubire soko muri kunyumva mwebwe. Ya turakumva neza. Allo muranyumva? Turakumva 5 kuri 5. Allo wakomeza ukavuga turakumva. Kuri ibibazo bamubajije urumva yari imbere y'urukiko kandi biragaragara ntabwo kwiyakana abavandimwe bawe ngo n'abateroriste make twigwaneho ntabwo ko yabisubije nyine tugano ntabwo arabangiye twigwaneho n'abaturage ntabwo ngo abaturage ngo bani igihugu kandi ari igihugu cyabo. Icyo kiragoye ko wagisubiza nk'umugabo w'intwari ubizi neza icyo turi kurwanira n'ibyo bari kurwanira. Biragoye ko uratuvuga ngo bani igihugu kandi bizwi ko ari abaturage b'icyo gihugu kandi bari kurwanira uburenganzira bwabo. Rero kuba yarasubije gutyo muco gisubizo cyari gikwiriye kandi nk'umugabo w'imfura uzi ibyo ari byo uzi akarengane kandi ndekibazo igisubizo cyo yatanze ni uko cyari gikwiriye. Usibye uko ahantu yakirugiye uvuga kubwira Satani Imana buriya imbere ya Satani nazo ni ikibazo ariko igisubizo cyo cyari usuzi
gusa usibye uko ikigoye nawe yabwiraga batashatse kubyumva cyangwa babyumve uko biri ko cyambere sinzi niko nacumva. Yes. uzi ijambo rikomeye cyane mu minsi ya hari umuntu abantu babanye na Colonel Ruterera ngo arangwa ngo n'ukuri ni ukuvuga ngo ikintu kiranga Colonel Ruterera ngo yari umunyakuri cyane so byari ikibazo kugira ngo yihakane twirwaneho arabizi neza ko twirwaneho atarabazi igihugu niyo mpamvu nyine basubije mu kuri kwiwe ariko kuri bo nyine bahitamo nyine kumufatira iyo myanzuro bamufatiye kumuvutsa ubuzima yaragejeje igihe cyo gufungurwa buriya kenshi iyo umuntu afunguwe igihe runaka ari n'ubundi umuntu avuga ngo se uribaza kuba umusirikare w'igihugu warakoreye igihugu ugapfira muri gereza nabyo ni ikibazo gikomeye cyane. Birabaje kubona umugabo nk'uriya akorera igihugu ngenda muzi twarabanye twarasenganye ni umuntu nzi neza twasenganye mu rusengero rumwe yari umuturanyi yari umugabo w'imfura yari umugabo ukunda abantu umugabo ukunda guseka umugabo ukunda abana ukundaga abana cyane yagiraga umuntu wabwira blade nyinshi cyane pe bagira nyiwiwe nabashe kumubonaho yego uriya mugabo ngiye muzi afite amateka muri Sud Kivu ahantu twari dutuye Uvira muzi Uvira ari mu bantu barashe ari umumayimayi wari warigeze igitangaza muri Karurimba bita Shikatenda. Yes. Bashikatenda yari umumayimayi wari warigeze ahantu twabaga nibuka ikintu kimwe nabonye yakoze umumayimayi yari umumayimayi yako cyari gitangaje nuko yabaga muri yumva twabonaga muri umujyi ingera gufata umumayimayi ikora akantu nayo mvuye kutubiye ku ishuri turahura ahantu urumva muri Kongo hari ukuntu wasanga bari gukata nko gutishe facture yakura umuriro ababita ngo abayisinera bashinzwe umuriro bagenda bagakatira umuriro tatuvuye ku ishuri ahantu bita kuri murongo dusanga bajye kangaseka usanga ahantu uwo mu SNN abashinzwe umuriro yari uriye ku ipoto hejuru ari gukata umuriro Shikatenda araza aramusanga mu mayima itakuraho ipoto ariko ndabira itakuraho eshela ibyo bino buriraho bugitaye mu Kinyarwanda n'ubwo ingoni ayikuraho wa muntu uri yaragora rirasa imbabazi yumva Shikatenda ari umuntu w'umugome cyane cyane nubwo abanyapolitike ni politiki ariko yari umuntu mubi cyane rero Ruterera yigeze kugwana za Rurimba za Misisi abamayimayi barahigaruriye baragize abantu abacakara aragwana aho hantu atanga amahoro abantu bamuzgira amahoro iranzira ya abantu baje Misisi bamuzgira amahoro kubera Uvira igiye kutumba yashaka gufata Uvira yo wagwanye abigize inyuma aragwanya rero n'umuntu wagwanye igihugu n'umutima we wose atitaye ngo ubwoko iki ariko yabaje kuba umunsi w'abandi n'ingube nakuriya ugapfa mu buryo ubona buriya butari honorable kandi ashaka ko ikindi kintu nibajije ku bantu wenda bari bashyigikiye leta ya Kinshasa cyangwa se kuri aba bajenerale Masuzu aba bajenerali b'abakoloneli bari hariya bari Kinshasa situation nk'iyi kuba uyu mugabo bamubaza ati Colonel Makanika ba Masuzu n'abandi bakoloneli bose bari mu kubaza ikintu bari abakoloneli bandi b'abanyamurenge bari hari Kinshasa urupfu nk'urunguru rw'umuvandimwe wabo bakorana mu kazi iyo rubaye nk'urunguru mu buryo bubatunguye batekereza iki kandi ndibona yes uburyo buriya nabo babaho bari basa nk'abafunzwe njye sinzi njye ndikuvuga network bikatika sinumenya wabaje ni hehe amara mugenda abagabo rero bari abagabo bari hari Kinshasa abajenerali n'abandi harimo na benshi bafunzwe nabo barafunzwe buriya nubwo tutabimenya abo barafunzwe burya bwa politiki muri Kongo ariko bazavuga umuntu ngo c'est un colonel ou bien général sans fonction
Yego. umusanfunguse bari aho ngaho gusa asa nk'ufunzwe ntafite uruhusa gusohoka cyangwa mbere gute aho ari mite Kandi nta kazi. no mutabona ko yambwira ngo ibo bari liberté nabo nta liberté bafite urumva siko cyo kibazo ambaje ariko bikatika ndakumva neza kubera ko njye ngira amakuru yuko mu minsi yashize nibwo koloneli general Padiri afunguwe siko bimeze Yego. Padiri afunguwe ejo bundi Padiri yarafunguwe siko bimeze Yego niko bimeze kabisa. Padiri rero barafunguwe ejo bundi mfite amakuru yuko abakoloneli cyangwa se n'abandi basirikare bose bari Kinshasa ubwabo bafite ikibazo cy'umutekano muke ntabwo bafite ikibazo cy'ubwoba kubera nyine ikibazo cy'intambara iri muri este cyarabafokise mu buryo bwabo basigaye banakekana cyane biravugwa yuko bakekana ndetse bari no kuregana byaje bikuze uyu bashije no kuvugana n'umuntu wari wese wo muri twirwaneho cyangwa se wo muri este byaje bikuze batangira gushyiraho ankete baguserevera amatelefone yawe mu buryo butandukanye ndaganiriye n'umueskoti wa Colonel Ruterera one day ari Kinshasa tukoraga ikiganiro tubazanya abakozi ntabwo cyane ikiganiro kuri YouTube ariko mbwira ko situation iri Kinshasa ntabwo ari situation nziza ku basirikare bose bari Kinshasa ubwabo bafite ikibazo cy'umutekano kubera ko barabakeka abakongomani bafite bya bindi byabo bo kubona gusa ngo ubwo warakoreye igihugu imyaka n'imyaka gusa kumva gusa ngo nawe uri umwe mu bwoko runaka lazima bagutangireho bakuzaneho infraction runaka so aya ni amakuru twahawe n'abantu bari Kinshasa cyangwa se batandukanye bari Kinshasa so kuvuga ko rero twaguye ijambo nawe. Yes, murakoze cyane ndabashimiye ku kiganiro cyiza mugize ndetse n'amakuru meza mushoboye gutanga. Ikintu kimwe cyo navuga cyo ni bene wacu bari muri kiriya gihugu bara bene wacu basigaye hari Kinshasa cyangwa se n'abakorera muri leta iki kintu cyakagombye kubabera isomo nyuma rero reka nanimbabwiye ngo iki kintu cyakagombye kubabera isomo kuko si ubwa mbere kandi si ubwa kabiri iki kintu bakagombye kumenya ko neza ko niyo wakorera satani gute ukamukorera gute igihembo kiwe ni urupfu. Rero dusaba abari muri leta abashigikiye leta abari muri leta bose aho waba uri hose igihe icyo ari cyo cyose wakora neza wakora nabi icyo bari gukora ubunyine gusupfa kuba gusa ufite isura y'umunyamurenge cyangwa se y'umututsi icyo cyonyine umenye ko ufite ikibazo. Icyo nababwira cyo nta yindi ntuze mushobora gushigikira mugende mushigikira icama cya FCM 23 twigwaneho icyo nicyo gisubizo cyonyine dufite muri iki gihe. Rero kuba dukurikirana tubaheza mpore mwihangane niko isimera ariko kandi bene wacu nsaba bene wacu bagishigikiye leta abo twitaho nabanyakagara bagenda ngira ngo babiboneye mu isomo siko muzumva se iki kintu murabona ko ari ikintu gisanzwe gusa kuba muhora iki kintu wacumva gute GB bose bashyigikira leta byaze bikunze n'abavandimwe bagomba kugaruka bongera bagaruke kubera ko iri isomo amakuru kubera ko byaze bikunze nimba nta nakete yobaho yo kuvuga ngo si umuntu yishwe n'iki n'indwara cyangwa se yishwe mu buryo tekereza ko bano bagabo b'abajenerali b'abanyamurenge cyangwa se mituwarite y'abanyamurenge iri Kinshasa yagomba kumenya ngo se suivi y'uyu mugabo n'iki cyamwibuke ko byuba umutumirwa. Yes. Tunarangiza ikiganiro urabyumva gute kugira ngo habe ankete cyangwa se n'iki cyakorwa ku bisambu mu banyamurenge bari Kinshasa Abari Kinshasa niye message wabaheza mu ncamake ntacyo kubavugaho kirenze kuko usize Imana yonyine kubera barafunze iyo bita ngo ni prison assez ouverte barafunzwe no kubasengera kuko ari abari hagati y'umwanzi gusa iyo mugabo navuga biriya bintu kuriya bamwe mbacira urubanza cyane nuko ari n'ahantu bari barafunzwe babona liberté bakajantu bari bamwe benshi bari boje muri territoire libéré ntabwo bavuga amagambo bura ari bavuga biriya bintu kugira ngo babeho
rero tukomeze tubihanganisha nabo nubwo bigira kuri yako turi ko n'abafundi. None se nguciye mu ijambo wowe uvuga ngo bavuga biriya bintu abari muri Amerika nabo ni ukuvuga ko nabo baba bashaka iki? Ushatse kuvuga iki? Ntabwo nakumvise neza. Abari muri Amerika ahubwo bashuka abari hariya. Ya munca magini ko niko twe tubibona. Abari haze bashuka abari hano hafi kugira ngo babone ibyo bibazo wenda niko ntekereza ko uri hariya ntabwo ashobora kuvuga bino bintu. Ya uri hariya nta party ni ushobora kugaragaza ko ariyo urushigikiye uri Kinshasa. Kandi ngo barahari benshi cyane bashigikiye kwirwanaho ariko badafite kwijagambura ni kuri. Rero niba ushigikiye twigwana muri Kinshasa nta mpamvu yo kuvuga biriya bintu byose bibi ku bwoko wafata umwanya ugaceceka kuko n'abashigikiye twirwanaho nabo ubwabo bavuga ariko barahari neza bazi ukuri icyo twirwanaho irwanirira icyo abanyamurenge barwanirira barabizi neza ariko nyine kubera ko ahantu bari ntabwo babyemerera niyo mpamvu. So guys murumva rero tukigaragaza n'ikiganiro nayo makuru ari Kinshasa mukomeze mudukore subscribe like comment ibane bariti. Yes urakoze cyane bwana munyamakuru ku makuru meza washe kutugeza muri kino gitondo cy'uno munsi wa none. Naho utaha turakomeza tubatoreze inkuru cyangwa se icamwishe neza cyanyaco ariko nta kindi urumva nakagambane ku bwoko bwacu dukomeje gukorerwa muri kiriya gihugu cya Kongo. Condamné au premier degré à la servitude pénale à perpétuité, soit la prison à vie pour trahison, le prévenu colonel Maori Ntagezwa Ruterera a vu sa peine être réduite au degré d'appel par la haute cour militaire dans sa chambre présidée par le général de brigade magistrat. Mungu bariki kugatorero ti uhe imbaraga abakorera kugatorero TV abayishigikira bose isi yose abantu bamenye kandi bakunde kugatorero TV kugatorero